Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro aho uherereye hirya no hino hatandukanye. Abari mu gihugu cy'u Rwanda umugoroba mwiza, abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ntabwo nzi sawa uri bwumvira ikiganiro cyacu, hari abari ku masaha ya kumanywa, hari abari mu gicuku, ariko bitewe naho uri hose igihe cyari cyo cyose wumve ko nagwaye ikaze muri iki kiganiro, ndetse kandi mwifuriza kumera neza. Niba utameze neza kandi wihangane, ubu ni ubuzima niko bigenda. Muri ubu buzima hari igihe byanga, ariko niba bibaye iherezo urakomeza ugakora ugahatana, byose ni ikibazo cy'igihe biba bizagenda neza. Uri kumva Jean Bosco Abayisenga, umuhungu wahisemo kubabwira amakuru y'imikino kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru buri munsi rwose, ibintu byose bikagenda neza. Hanyuma rero ni kuri Sawa TV nyine, ngira ngo urabibona ko wahageze. Niba ari ubwa mbere uhageze kora subscribe, niba ari ubwa mbere uhageze ngwino muri group yacu ya WhatsApp, kanda kuri link iri hasi ya titire, urahita uhinguka kuri WhatsApp maze tujye tubana 5 kuri 5. Aho hasi hari link ushobora gukandaho ubundi tukibanira 5 kuri 5. Ukore subscribe, ufungure notification, nukuri gukora like ntago bigoye man. Ibaze kuba washoboye gufungura video, ubu gukora like, gukanda like byonyine ibyo bintu biragoye. Hanyuma ku bantu mushaka kwamamaza, mumbabarire rwose, mumbabarire none ngi ndanabinginze, mumbabarire muze rwose tubamamarize igiciro numve ko igiciro kitazaba ikibazo pe. Ubwo n'abakeneye nimero zanjye kumvugisha by'umwihariko ushobora kunyura nyine muri group, haba harimo nimero yanjye nyine, ubu uri kugenda ubibona ko ngenda nshyiramo ama update agiye atandukanye. Ni Darikonovic tugiye kuba tuganiraho inkuru nziza ku bafana, abakunzi, abihebeye nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasi Mitutu. Tugiye kugaruka ku nkuru ishobora kubashimisha muri aka kanya. Ese ubundi kubera ikirabashimisha, ubundi Darikonovic yabatwaye Darikonovic ni mubi bingana iki ku buryo njya gukora introduction nkavuga ni kubera ko ngiye kuvuga ku makuru atari meza ko Darikonovic araza kuba meza ku bakunzi ba pe. Darikonovic yabatwaye njyewe ubwanjye mbona APR ikeneye gukosora ibintu byinshi kurenza kubanza gukosora umutoza. Ngiye ku bwanjye rwose equipe ya APR ikeneye amaraso mashya ahantu hose, yaba mu buyobozi, yaba hehe. Menya n'ababatekera bakwiye kubahindura, ariko barabahinduye harida mu nkundura yo yabaye muri uku kwezi dusoje, menya barabahinduye. Ariko nyine APR ntabwo ibibazo ifite ari by'umutoza Darikonovic. Nge simukunda, ntabwo mukunda, bigendanye nyine n'imikinire ye. Nagiye ngaruka ku buswa bwe cyane, muri make nyine ntabwo mpirefera ko yakabaye ari muri APR, ariko kandi nanone ntabwo ari we kibazo kiri muri APR ku buryo nagenda ibibazo byose bihari biraza guhita bikemuka, cyangwa se ikibazo cy'umusaruro muke muri APR kiraza kuba kigiye akadomo. Ntabwo ariko mbibona, APR ikwiye kwicara igatuza, ishaka yanamuneka karaninga isezo yose akayisoza, wenda nyuma bakaganira mu gihe icyo ari cyo cyose uvuga ko ugiye guhindura umutoza, ariko hari izindi ngingo zindi cyangwa se hari izindi sector wakabaye ukoraho utakozeho, kandi nazo z'ingenzi cyane muri resulta utigeze ukoraho. Sinzi ariko byose turaza kuba atubigarukaho. Byose turaza kuba atubigarukaho cyane 5 kuri 5. Hanyuma rero nubundi muri rusange ubwo turaganira kuri equipe ya APR, ariko mbere gato yuko tuganira kuri APR, ndabanza nce mu makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mbere yuko nerekeza kuri Darikonovic. Muri kubona n'agafoto ka Adil Erad Mohamed, muri kugenda mukabona. Ibyose nyine nibyo ndaza kugarukaho nyine usobanukirwe. Ego ni nama mu gusaba nyine kumva iki kiganiro cyose iki kiganiro cyose cyumve, ube wagize reaction ukora gusa, ukore like byonyine birahagije. Niba warakoze subscribe noneho uyu munsi sindasaba gukora share, like irahagije, sibyo? Mu gitondo mwabinkoreye murabikora, n'ubu rero ni mubikore muri iki kiganiro nkuko mwabikoze mu kiganiro cya mu gitondo. N'ubu rero ni mugire gutya
mu bikore 5-5. So icyo ushobora kumenya rero ku makuru ari kugenda avugwa ekipe y'igihugu Amavubi, ibya cani byavugwaga ngaho ba Denis Omedi, ngaho ngo sinzi, amakuru dukesha umunyamakuru witwa ni Mike Junior, umunyamakuru ukomeye cyane muri Afurika rwose, ni nawe utangaza ama breaking nyine nk'uko uzi Fabrizio Romano ku mugabane w'i Burayi, nk'uko uzi nyine ku mugabane w'i Burayi witwa Fabrizio Romano, a breaking inkuru zikomeye cyane. No muri Afurika rero umuntu breaking inkuru zaho ni uwitwa Mike Junior cyangwa se Mike Junior, ya breaking ati rwose CAF yasubitse irushanwa rya CHAN 2025 kubera imbogamizi zirimo kubura amakipe arikina ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye. Tombora yo izakorwa kuri uyu wa gatatu nta gihindutse, ariko nyine nuko nyine CHAN 2025 igiye kwimurwa ivanwe muri Gashyantare, no kuvuga muri uku kwezi kwa kabiri kuri imbere, ishyirwe muri Kanama. Muri Kanama ubwo abazi Kinyarwanda ndumva ari mu kwa 8, ishyirwe mu mpeshyi rwose. Impamvu CAF igarukaho ngo ibikorwa remezo bituzuye muri Kenya nka kimwe mu bihugu bitatu byari kuzifatanya mu kwakira ibikorwa remezo bigendanye kubura k'ubushobozi bwo kwakira na stade zidatunganyije neza, akuba hataruzuzwa amakipe 19 agomba kwitabira, kuko ubu ayamenyekanye ni 17 gusa. Guha umwanya ibihugu bya Algeria, Egypt ndetse na South Africa kugira ngo bizitegure gukina irushanwa rito rizatanga amakipe azuzuza umubare wa 19. CAF ikaba yavuze ko igomba kureka shampiyona zose zikarangira ubundi iri rushanwa rigakinwa. Ibihugu bitatu Kenya, Uganda na Tanzania bigomba kwakira iri rushanwa, kimwe muri byo ni cyari cyiteguye neza, nabyo bikaba byabaye impamvu ungenderwaho rwose yo kuba iri rushanwa rya CHAN rigira gute risubikwa. Risubikwa rwose. Hanyuma andi makuru agezweho muri stade Amahoro, icyo ushobora kumenya rwose nuko muri stade Amahoro magingo ya noneho hamaze kubagiramo ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka video assistant referee, kwango ni VAR mu magambo arambuye, cyangwa se nyine ni video yunganira abasifuzi. Ni gikorwa nyine cyangwa se ni igikoresho kabuhariwe mu kuba gifasha nyine ku mugabane w'Uburayi, murabizi cyane kuba nyine ibitego by'amaorje, amapenalty abera muri box umusifuzi nayabone, amatushe, amaorje agiye atandukanye, byose rwose ngo ibyo ngibyo byamaze kubonerwa umuti cyane cyane muri iyi stade Amahoro i Remera. Rwose iri koranabuhanga rikaba ryamaze kuba rigeramo. Munyakazi Sadate wamenyekanye cyane mu ikipe ya Rayon Sport, ariko akaba asanzwe akora ibikorwa by'ubwubatsi, yahize ko mu myaka 10 iri imbere azaba ari mu banyemari bafite byibuze miliyari y'amadolari. Yitwa Munyakazi Sadate, yitwa Munyakazi Sadate rwose. Agenda yigaragaza cyane rwose, avuga ati ngewe akantu k'akamiliyari ngomba kuba nkaryamanye 5 kuri 5. Sadate muramwemera? Sadate muramwemera cyangwa ni mumwemera? Gemba muryamyeho Sadate 5 kuri 5. Sadate buraniwe wanje cyane rwose. Sadate Munyakazi niwe wanje. Nge nkunda abantu ba vibing, umuntu uyobora ikipe ukagira ngo
andi makuru muri ekipe ya Gorilla, sinzi umusore nabonye bamwita ndereka nze mushake, ariko rero aya ma ekipe y'Inyarugenge njemba mbona akomeye, nayo mpamvu za peri na za Rayon Sport ngeze zitagiye kinkanga. Niba uzanye umukinnyi uvuye hehe na hehe usanzwe na Gorilla igenda ikazana, nyine biba bigaragaza ko umukinnyi nta kigenda cye. Umukinnyi wakemera kuza muri Gorilla mu Rwanda aba ari umukinnyi uraho, uba ari umukinnyi uraho ngaho waya gusa wo kutesha abantu umutwe gusa, nk'abo bari Icumondera mute tuba turi kugenda tugarukaho buri munsi. Nta kintu baba baryamanye, bano baba babeshye. Ubwo Byiringiro Rage yamaze kwerekanwa mu ikipe ya polisi nyine, ntago ari kwerekwa itangazamakuru, ahubwo ni ukugira nyine kwerekwa abakinnyi. Nahoze mbona ari kugenda byina Kamucerenge, buriya mu makipe menshi niko bakira abakinnyi, barakubwira ati tubyinire Kamucerenge. Ikipe ya Gorilla Mahinga rero kwine y'ubwoba, rutayizamu witwa Yipop Alisari ukomoka muri Cameroon ari mu nzira zerekeza muri Gorilla FC avuye mu ikipe ya Al Jazeera FC i Dubai. Uyu musore yakinye no muri Georgia. Mahinga rero yitwa Yipop Alisari. Mahinga ni umunyakameruni. Yo mpamvu mbabwira ngo naba ba Fahad Aziz Bayo n'abakinyi baba bari aho bawaya naho baba bataniye nabo. Nese imibare yabo ntujya kureba ukabona ni nkiyi. Mbashakira imibare y'uyusi yitwa Yipop Alisari, kanze nyishake. Sinari nabiteguye ariko kanze nyishaka. None se internet ko mba nyifite. Yipop Alisari. Bati ni umunyakameruni umeze neza cyane, kumana nta kinyamakuru wamubonaho. Nabyo ni ibibazo. Reka eshwi Yipop kandi hewe ko Mahinga rero siko umukinnyi umushaka ukamubura. Ibaza umukinnyi utagira na Wikipedia yiwe. Oya nta kintu kiba kiriho. Uzi kujya kureba stati ziwe. Uyiwe nawe. Uyiwe rwose shwi ngo yakinaga muri Georgia yitwa Yipop Alisari. Uyu rero ekipe ya Gorilla ikaba yamuryamyeho rwose. Ubwo andi makuru y'amatransferi ari kugenda avugwa muri ekipe ya Arsenal ngo bamaze kuba bumvikana n'uwitwa Martin Zubimendi, nubwo muri Espagne batifuza kumugurisha ariko Arsenal ngizishyura ngizishyura BDA rwose ngo nubundi BDA yose bazayitanga kubera yuko ni umusore muri release clause yiwe bivugwa ko yatangwa miliyoni 61 mu gihe cy'amasezerano asigaye. Ubwo rero Arsenal rwose ngirajya kuzana Martin Zubimendi, ariko uyu mutoza Mikel Arteta ngenda mukunda pe, ariko ubibi byose ni ukujya kuzana umusimbura wa Partey. Yashatse kugarikisha Partey ntako atagize, ariko buri gihe aranga akabona kamukeneye, ariko na nubu aracyapa ubushinga ntakeneye Partey kubera icyo abatoza baba Espagne bose banga abanyafrika. Sinzi impamvu bura na Pepe Guardiola biragoye ko yapfa kugura umunyafrika, nibikunda nibijya bibaho ni gake. Pepe Guardiola n'ama equipe menshi muri Espagne ayanga yabakomeye biragoye, nka Real Madrid ukabayibonamo umunyafrika ishwi, Barca ishwi, biba bigoye. Sinzi impamvu menya muri Espagne, ariko muri Espagne aba nironda ruhu cyane cyangwa umurana nabibona abantu babirabura baba bakinayo, bano babo muri za Brazil bose urabizi bironda ruhu bakunda guhura naryo. Like nyine ni ibihugu ubona nyine biraheza cyane pe, Espagne iraheza cyane. Andi matransfer ari kugenda zamuka. Hari ikinyamakuru Premier League rwose ngo mu myaka 5 ishize mu makipe 6 ya mbere, aya makipe 6 nyine y'imbere Arsenal iri ku mwanya wa 4 mu guspending amafaranga menshi. Ya mbere ni Chelsea imaze gutakaza miliyari y'amadolari simpies, ariko ubwo ni miliyari
miliyari y'amadolari rwose na miliyoni 700. Man zirenga amayero miliyoni 966. Tottenham na Tottenham iri imbere ya Arsenal rikada. Manchester City ndetse na Arsenal zirasa nk'izinganya muri 700. Liverpool yo iyi mubona rwose nibyo nababwiye mwabantu mwe nago kujyanga ikipe ikomere nago bisaba ko yatanze ibifaranga by'umurengera, bisaba kuba baguze bake beza. Niyo mpamvu mbabwira amakipe yo mu Rwanda genda uzane rutayizamu n'umuwingo umwe mwiza n'umumediateur umwe nimero 6 uzi ureba amakipe Nyarugenge kutayahabye, uragenda ukagura abanyamahanga 8 nta numwe muzima urimo ewe ariko di ubwo muri Arsenal kandi ni nako Gabriel Yuzasi yongeye akavunika ariko twagorwa koko yewe ni bara abafana babihirwa buri gihe n'abafana ba equipe ya Arsenal ngo ni Netflix FC ni next season, let's keep waiting for the next season. Bayita Netflix FC cyangwa se Arsenal Arsenal the Gunners abarashi birondera mu Rwanda. Rero mu zindi transfer ziri kugenda zivugwa ubwo ngende kugenda canga kuko ku munota wa 20 nibwo ndinjira muri ya affaire y'umutoza. Sindayivuga ibintu byinshi, ni minota 10 yonyine ndayivugaho. Ndi gukora ibyo nateguye, ntabwo iminota yanjyanye humura. Equipe ya Rayon Sport ngo bimaze kugera ku kigero cya 99 kuri witwa Fahad Aziz Bayo. Yitwa Fahad Aziz Bayo. Fahad Aziz Bayo. Ikindi ushobora kumenya muri Rayon Sport harimo uruntu rwajemo na mbere ya match ya Mukura Victory Sport. Murabizi ko Rayon Sport iri kwitegura umukino ukomeye, ubona abantu basaza bose bamanutse bagiye kubareba abakinnyi. Ntago ariko byagenze. Niba mwarabonye amafoto n'amashusho byose byagiye bitambuka byaciye ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport ndetse n'andi henshi hagiye hatandukanye, hari Tadeo wenyine, hari perezida, abandi n'abantu basanzwe bo muri fan club yagombaga gutanga prime n'abari baturutse muri Foruza umuterankunga wabo. Niko byagenze. Yewe na match ya Mukura irangiye perezida ubwe yaratangaje ngo twakoze amakosa mu kwitegura uyu mukino, ntabwo byari bikwiye ko njya kureba abakinnyi njyenyine, ari nayo mpamvu imutse none mubona Rayon Sport ku kijyanye n'isoko iracecetse. Nibyo bya Fahad Aziz Bayo ibiganiro byarangiye kera Rayon Sport yamaze kumvikana nawe, ariko kugezana n'uyu munsi muri Rayon Sport indani gufata umwanzuro ngo reka tumubwiraze byarabananiye. Kubera iki? Ntibari kumvikana ngo nituzabumura. Mu gitondo ndaza kubigarukaho, mu gitondo niyo nkuru ndaza kubanzanye. Wowe ukore subscribe, iyi nkuru ndayifite 5/5 nuko nanze kubibomora ku mugoroba. Mu gitondo ndayibyukiraho, mfite ikizambe ndabanza mbanze nyibomore mbere yuko njya mu kizambe. Urumva muri Rayon Sport nuko bihagaze. Urumva niyo mpamvu muri kubona itari kugura. Urumva muheruka kubona gahindiri ka ba Paul Muvunyi nabande se nabatade. Ibi bintu nabigarutseho kenshi, maze kubigarukaho kenshi. Urumva maze kubigarukaho kenshi. Urumva ngoherere ngo wangare. Reka mbabwize ukuri, Rayon Sport ntabwo ikeneye aba bagabo, ahubwo ikeneye kubaka ibintu biri consistent. Ntabwo Rayon Sport kugira ngo ijye mu kibuga itsinde ikeneye aba bagabo kuri stade. Ntabwo buri munsi bakeneye kuza kuri stade kugira ngo ikipe ikundi itsinde. Ntabwo buri gihe bakeneye gukanda akanyenyeri kugira ngo ikipe ikundi itsinde. Ibi bintu byo kwirwa bakanda akanyenyeri bya buri kanya, ibi nakajagari k'ikipe ijagaraye, ijabye, ipfapfanye. Niba koko muri abasaza mukunda rero mwiyaminiye, ni muze mwubaka ibintu buri muntu wese azavuga ati ibi ni ibintu byubatswe n'aba basaza. Nundi uzaza kera mwaragiye mwarapfuye ko muzapfa, Rayon Sport igumeho, sibyo? Azavuga ati ibi bintu tubikesha aba bagabo ba Paul Muvunyi bande bose babubakire stati. Urumva
uyu munsi muri Real Madrid barakubwira bati ubuzima bwa Real Madrid muri iki kinyejana cyose gishingiye kuri Florentino Perez. Muri Barca barakubwira bati ni ikipe ifite ubukene n'ubutinde, ariko kuba ishobora guhatana na Real Madrid ikayitsinda ibitego ikina mu mikino ibiri, uwitwa uyu Laporta urumva hari ibyo akora nyine ukabona ko ari umuntu wubatse ibintu bishobora gufasha equipe. Nyine ugerageza gustragoringa, ariko mwere gustragoringa kugira ngo mushake your self happiness, mushake ibyishimo. Rero kubareye bose mwere gushaka ibyishimo byanyu ku giti cyanyu, nimukaze muri Rayon Sport kubera ko mukeneye kwishima mwebwe ubwanyu, hanyuma igihe ibyishimo mwumva ko bitakiri ngombwa mwongere mwigendere. No, nimwubakira abareyo ikintu gihoraho, nimwubakira abareyo Rayon Sport ihoraho ihatana kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wanyuma, kuva ku mwaka wa mbere kugeza ku mwaka wa 10. Ibi bintu byo kuza mugatwika mugafata aperi mukayabya umwaka umwe mwarangiza mukagwa nk'amabere y'abagore bonsa wapi, ntabwo bigezweho, ntabwo bigezweho. Niyo mpamvu Sadat yabipakure kandi nyamaze, dore mwamwangishije abareyo kandi ngiye Sadat mba muryamye mayenga. Rero urumva umwe mu bakinyi bakomeye cyane yaratangaje ati ngiye mbaye ndi umuntu utora umuyobozi mwiza natora Sadat. Uho n'umukinyi wakineye Rayon Sport urumva kubera iki? Nuko ayobewe Sadat. Kubera iki? Sadat yaraze azana ibitekerezo by'imishinga, atangira gukorakora, mutangira kumurwanya, mubamubyiye ibishanga, ikipe muyita ibishanga, leta iraziratabara, mutangira kubeshyira leta ngo yabambuye ikipe he yayisanze ntago yari ipfapfanya, ahubwo iyo leta itaza gutabara ubu ntabwo Rayon Sport iba yaramanutse, ntabwo yari igeze nk'aha za Kiyovu. Ni yari yatangiye gukubita amezi 5 idahemba abakinyi kuza kuri stade ari ukuza babishatse cyangwa batabishatse, kugira ngo ikipe byuka iri bukora imyitozo ari amahirwe kugira ngo ubone abakinyi bose baje mu myitozo. Ekipe yari isanzwe ikora imyitozo ari abakinyi 15 mu bakinyi 20 na hafi 30. Leta ngo yabambuye ikipe ko mwaje mwikiza hamwe kitabyanze. Leta se yanga kubona mumeze neza mutanayirushya ahubwo ko mwayiruhije, ngo leta yabambuye ikipe. Umva ibyanya ariko tuzabigaruka. Icyo nzi cyo Kenis ni ukunda kubitangaza, ibi nkunda kubitangaza kuri Darikonovic ngiye kujyaho. Darikonovic niwe nabwiye ni umupira ni nka nyashi, Kenis yarabivuze. Uzifite turazibona, utazifite ntazo nyine. Namwe rero bagabo mushobora kuza yego mugahabya mugatwara igikombe cya champion, mugajya no mu mikino y'Afrika mwamara gusezererwa mubona ibintu bipfapfanye mugahita muburirwa irengero, ugasanga nka Tade mwashyizeho nuko Sadat mwamushyize rega. Sadat nuko mwamushyizeho muhita mugwirirana, sibyo? Uyu munsi none Tade yananiwe kumvikana na board ya Rayon Sport, yananiwe kumvikana n'aba basaza bandi kandi baje bari hamwe ariko batangiye kutumvikana. Ushaka kwibaza uti gute? Okay, kese ya Byiringiro Rage murayibuka? Ntimuyibuka mwese? Kese ya Byiringiro Rage mwese murayibuka? Ntimuyibuka? Uko byarangiye ni mukuzi. Bamwe bamwipakure bavuga bati reka Byiringiro Rage nitumukeneye. Bati reka Perezida nawe ikigaragara ko batari bashyize hamwe aravuga ati nanjye ngiye kubereka aho mbere umugabo, ngiye kumusinyisha. Nuko habayemo akayereri gatoya ko kuba nyine ari gukora deal wenyine, ariko ubundi Byiringiro Rage yari yamaze gusinya yari yamaze kumvikana na Rayon Sport. Rayon Sport yagiye kumwakira, n'umukinnyi wagombaga gukinira equipe ya Rayon Sport. Byarangiye bite? Urumva yahamagaraga ba Paul Muvunyi n'abandi reka ibyo kwitaba telefone niba bikoze. Urumva kugutegura match kuva icyo gihe ako kantu kajemo ko kutumvikana, kugutegura match ya Mukura. Urumva ese umushinga ugeze kibyo byose ndaza kubibomora mu gitondo yamaye nka rero. Byahereye no byakomereje no kuri match ya Mukura, sibyo? Byose turabizi. Ntabwo mwigeze mujya gufasha Perezida Nuza Tade gutegura match ya Mukura. Icyo mwakoze mwaritabiriye gusa. Urumva ariko Rayon Sport ni ikipe ikenera motivation kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Umunsi umwe wonyine urahagije kugira ngo mubone ko mubaye mudahari. Rayon Sport ari ikipe isanzwe.
iriya weekend yatweretse ko Rayon Sport ari ekipe yabisanzwe igihe cyose mutacunga neza nuko na APR bari inyuma nayo yewe bana ubu numvaga APR iraterekamo amanota hakasigara mabiri ubundi igice cya kabiri cya champion umugabo akaba ari uzagira ute akaba ari uzasurviving niko nabyumvaga ariko APR ya Darikonovic reka mujyeho iminota isigaye yose ni ya Darikonovic bafana ba APR muri tayari kwakira iyi nkuru muri tayari nicyo ndi kwibariza bafana ba APR muri tayari tugende basi niba uri tayari banza ukore like sibyo niba uziki inkurira gushimisha andika comment yawe umbwira uti nitwa Gilbert no Nyamagabe rwose Bosco ndagukunda cyangwa niba unanya ngo bimbwire ariko nyine dropping a comment yawe hasi mbere yuko nkubwira iyi nkuru ariko reka nere gutinda uyu mutoza witwa Darikonovic nanabigarutseho kenshi cyane numutoza ekipe ya APR yagowe no kumwirukana cyane ariko bamwe mu bafana imena za APR bura nta kipe itagira imena babafana nyine bavuga ari kijyane reka tuvuge ngo babafana bashobora nyine bafite ijambo ku buyobozi babafana bashobora kugenda bakagira icyo babwira ubuyobozi abo ngabo abo nibo ndi kuvuga abo urumva abo nibo ndi kuvuga urumva abo nibo ndi kuvuga rwose abo ngabo b'indani urumva nibo ndi kuvuga abo ngabo rero abo ngabo bashoboye kugira ute bashoboye kugenda urumva bashoboye kugenda bajya kubwira ubuyobozi bwa APR ngo umutoza witwa Darikonovic nta kintu kirimo ipfu ati yewe ati nta n'ikintu yatugezaho ubuyobozi bwa APR rero amakuru meza nyesha bamwe mu bantu baho amakuru angeraho nuko APR ubuyobozi bwayo bwatangiye process bwatangiye kubwira abanyamategeko bayo ndetse n'abatarabayo itsinda ry'abanyamategeko ryatangiye guterana abantu babizobereye cyane mu bya transfer abantu bazobereye cyane mu bintu bijyanye no kwirukanisha abantu mu gushaka impamvu zituma birukanwa abo bose rwose abo ngabo batangiye guterana muri APR kugira ngo uyu mutoza witwa Darikonovic abe yagira ate abe yakwerekwa umuryango abe yakwerekwa umuryango iyo ni APR rero rwose umutoza witwa Darikonovic vuba bidatinze mushobora kuza kubona Darikonovic atakiri umutoza mushya cyangwa atakiri umutoza nyine wa APR ikibazo gihari gishobora gutuma Darikonovic wenda yanababarirwa ariko niyo yababarirwa iki gice cya championnat gisigaye ntabwo sezita Darikonovic ari umutoza wa APR ntibikunda urumva igishobora kuba cyabimbogamizi nukwibaza ngo ese twabona umutoza mwiza muri uko kwezi kwa mbere uri hejuru ya Darikonovic yego cyangwa oya icyo nacyo kikaba ikibazo ese twabona umutoza mwiza uri hejuru ya Darikonovic muri uko kwezi kwa mbere mu gihe dusigaje icyo ngicyo kikibazwaho cyane ariko ubundi Darikonovic APR yatangiye gushakisha ibintu by'impapuro abanyamategeko bagenda baterana basoma ingingo ku zindi barebe ko bamwirukana byibuze bakamuha nk'amezi 6 cyangwa bakamuha nk'umwaka umwe ubundi nk'imerekeza nyine ubundi akagira ate Darikonovic akazengutwe akagira ate akitahira ni ikipe bitanya mukandagira mu kibuga kikasima itoto ngira ngo ni ibyo ngibyo ni ibyo abafana rero baravuga bati uwitwa Adili Elad Mohamed
bati niwe wacu. Adil Elad Mohamed ati niwe wacu, ati bijyanye no kuba mwabona umutoza mushyashya ntabwo byagorana kubera ko Adil arahari, yiteguye kugaruka muri APR, yigeze no gusaba imbabazi, yigeze kwifuza kugaruka muri APR rwose, ndetse n'ubuyobozi yashwanye nabwo ntabwo ari bwo buhari ku buryo ataza, babandi bari bageze ntabwo ari bo bahari rwose. Adil ari tayari kuba yaza agafata inshingano, nubwo nta muntu wo muri APR wigeze uvugisha Adil. Mumbabarire mutanyumva nabi, nabizi hari abantu bumva nabi ugasanga ajyanye inkuru kutayimubwiye. Abafana icyifuzo cyabo nawe umurikiye ndabizi neza ko wakishimira kumva Adil agarutse. Even me nakishimira kubona Adil Elad Mohamed agarutse muri APR kuko ni umutoza mwiza. Twaba tugiye kubona tekinisiye Adil ahangana na tekinisiye Roberto Goncalves de Carmo Oliveira Robertinho bahangana 5-5. So ngira ngo nibyo naba nkubwiye, ibindi byose nakubwiye cyane ku itiku riri muri Murera mu gitondo ku isaha saa moya. Ikiganiro kiraba cyagezeho saa moya za mu gitondo, mbere yuko ujya mu kazi ubanze wumva icyo kiganiro. Ni nayo mpamvu ngusaba gusiga ukoze subscribe, ugafungura notification, like yo rwose. Sinzi niba dushobora mwamba barimo like, kora like ubundi tugende, sibyo? Tugende rwose. Hanyuma kandi nawe utari wajya muri group, nongeye gupininga link hasi ya titre irahari, kanda kuri link iri hasi ya titre ubundi nawe uze mu muryango mugari, inshuti abavandimwe ba Sawa TV. Nitwa Jean Bosco Abayisenga. Imana iduhana umugisha kandi ikomeze iturinde tubeho neza, tubona amafaranga niyo ya mbere nibazabayo byamaye nka rero amafaranga. Umuntu wese ikintu ajya gusaba cyambere gihe kibanzwa n'amafaranga, ngo amahoro se yazanwa. Hari umukene ugira amahoro kireka uwukinnye ku mutima, kandi rega umukene ku mutima bavuga no muri Bibiliya ntabwo ari umukene mwikofi ishwi. Iyo bavuze ngo hahirwa umukene ku mutima ntabwo baba bavuze ngo hahirwa umukene ku ikofi ishwi, hahirwa umukene ku mutima. Umukene ku mutima Bibiliya isobanura ko ari inde? Ni umuntu uwo ari we wese usonzeye ubwami bw'ijuru, ni ukuvuga n'umukire, umukire wa danje yaba umukene ku mutima. Yaba umukene ku mutima yasonzera ubwami bw'Imana. Ikijyanye na mura cash, mw'abantu mwe mujye mwicecekera.